ninde ufite ububasha bwo kwirukana roho mbi? Ninde ufite ububasha bwo kwirukana roho mbi? Isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi ryifitemo ubuhe bubasha cyangwa se rironkerwamo izihe ngabire? Yezu Kristo yohereje intumwa ze kwigisha abantu no gutangaza ko bagomba kwisubiraho no kugarukira Imana. Ese kuba hari benshi muri iki gihe yewe no mu gihugu cyacu batisubiraho, batagarukira Imana, nuko batigishijwe? Ese kuba hari abagarukiye Imana bakanisubiraho bivuze ko kwamamaza inkuru nziza byarangiye? Hamwe n'izi ntumwa 12 n'abasimbura bazo, hamagarirwa iki muri iki gihe nk'umukristo? Uba Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Evanjili twumvise yatweretse Yezu Kristo ngo ahamagara babandi 12, amazina turayazi, hanyuma arubohereza, abaha inshinga, abaha amabwiriza bagomba kwitaho, ndetse ababwira n'ibyo bagomba gukora. Cyambere yabasabye kugenda ari babiri. Yaberetse ko ubutumwa bukorerwa hamwe. Muri iki gihe turi mu bihe bya sinode, aho twongera gufatanya gutekereza nk'abakristo uburyo dukwiye gufatanya kugendera hamwe mu kwamamaza inkuru nziza no mu gushaka umukiro wa bose tugamije ingoma y'ijuru. Kugenderana n'abandi. Ese igihe sinjya nshaka kuba nyamwigendaho yewe no mu bijyanye n'ubutumwa? Ese yamvugo ngo ndakora ibyanjye nigendere ntabwo ijya indangwaho? Kugendana n'abandi. Kugendana n'abandi mu muryango remezo hari icyo bimbwiye. Kugendana n'abandi muri korali hari icyo bimbwiye. Kugendana n'abandi mu gutabara ufite ibyago hari icyo bimbwiye. Kugendana n'abandi mu gushyigikira ufite ibyishimo hari icyo bimbwiye. Kugendana n'abandi mu gutegura indabyo mu kiliziya, mu gukora isuku hari icyo bimbwiye. Kugendana n'abandi mu butumwa. Ikindi yabasabye, yababwiye ati ntimugire icyo mujyana. Bisobanuye ikintu gikomeye cyane, usibye kubohoka ku by'isi no ku byabo gusa. Yanabasabye kumugirira icyizere, ababwira ko aho bazajya azaba ari kumwe nabo kandi azabitaho. Ibyo bigaragara cyane nk'iyo abasaserdoti n'abihaye Imana bagomba kwimuka aho bari bagiye ahandi. Akenshi usanga utuntu bajyanye cyangwa se ibintu bajyanye atari byinshi cyane, nyamara ntacyo babura aho bageze, kuko Nyagasani akomeza akabitaho kandi akabaherekeza. Si bo bireba gusa, ahubwo natwe uko kubohoka kubituziga, kubohoka kubituma tudatera agatambwe, menya twese bitureba, tukamenya ko igihe atwohereje azanamenya uburyo bwo kutwitaho. Imwe mu seminari yabaza umwarimu, iseminari nkuru, ati ndamutse ndi umusaserdoti hari ahantu ngomba gukora ubutumwa kandi ntafite ubushobozi bwo kuhagera no kuhakora ubwo butumwa, nakora iki? Mwarimu aramureba, aramwitegereza, aramubwira ati igihe cyose udafite ubushobozi bwo gukora icyo kintu, ni ikimenyetso simusiga yuko Imana itaragusaba kugikora. Ati igihe izabigusaba izaguha n'ubushobozi bwo kubikora. Bijyanye rero n'ahantu Yezu avuga ati ntimugire icyo mujyana, nk'ikimenyetso cy'icyizere tugomba kumugirira mu butumwa. Ikindi yabasabye ni ukuguma hamwe. Urugo muzageramo bakabakira muzahagume kugeza igihe muhaviriye.
kuguma hamwe mu butumwa, bya bindi yagutumye ukabyitaho utanyanyagiye, utajagaraye, kugira ngo ubashe no kumwumva, ubashe no kumva Roho Mutagatifu kuvugisha. Nyamara hari igihe mu Bukristo bwacu tutaguma hamwe, yewe no mu gusenga ugasanga ntitugumye hamwe. Ugatangira biriya mu gihe utarabirangiza ukajya no muri biriya, ugatangira iyi noveni mu gihe utarayirangiza ugatangira n'iriya. Kuguma hamwe mu mubano na Yezu no kuguma hamwe mu butumwa. Ntabwo waba umurejiyo n'umunyamutima n'umukarisimatike n'umujoke n'umusaveri icyarimwe, ni ukujarajara. Ntabwo watangira noveni y'umutima mutagatifu wa Yezu ngo ejo uhite ukubitaho n'iya Bikira Mariya, ejo bundi ukubiteho n'iya Tereza, urimo ukora noveni 3 icyarimwe, ni ukujarajara. Kuguma hamwe. Ntabwo waba umukristo gatolika ubwo ngo nabariya nabo basenga ngo reka nabo ngo tujye gusengana, ngo byose ni gusenga reka njye no muri kiriya cyumba, ni ukujarajara. Si ukuvuga ko bo badasenga, ariko yaguhamagaye muri kiliziya hama hamwe, winyanyagira. Niwe uzahurira nawe, niwe uzunga ubumwe nawe, maze nawe ubutumwa wize inkuru nziza yakugejejeho ukayigeza ku bandi uticiyemo ibice. Hanyuma kandi yabasabye kudahangana mu butumwa. Ati nibanga kubakira muzagenda amahoro, mukunguta umukungugu ku birenge byanyu nk'ikimenyetso kibashinja. Muzahangane, ntimuzavuga ngo nyamara ni Yezu wadutumye, ngo turi intumwa za Yezu. Muzagenda amahoro, ntimuzahangane. Ibyo rero nibyo yababwiye kwitaho, ariko hari nibyo yabasabye gukora. Cyambere basabye gukora ngo no gutangariza abantu ko bagomba kugarukira Imana no kwisubiraho. Ngubwo ubutumwa intumwa zahawe, ngubwo ubutumwa basimbura b'intumwa, abepiskopi n'abasaserdoti babafasha bahawe, ngubwo ubutumwa Yezu Kristo aha abatora bose, ariko kandi n'ubutumwa bwa buri mukristo wese uhabwa muri batisimu, ubusaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami, kugira ngo amenyeshe bose inkuru nziza kandi abatangarize kwisubiraho. Twirebera abantu bakora ikibi, ngo igihe uzabona umuvandimwe wawe ukora icyaha washoboraga kumuburira ntubikore, uzabibazwa. Nyamara muri iki gihe hari igihe tugira imvugo ibitandeba ndeba hirya, oya birakureba. Hari igihe tugira imyitwarire nk'iya Gahini, Imana imubajije ngo abere umuvandimwe wawe ari hehe, tukaba twasubiza tuti ninde wangiza umurinzi we. Uri umurinzi we, uri umurinzi w'uwo mugabo wawe cyangwa umugore wawe uri mu nzira mbi, uri umurinzi w'abana bawe, uri umurinzi w'abaturanyi. Urahamagarirwa kubabwira kwisubiraho no kugarukira Imana. Nyamara kandi ukanasabwa kugira uruhare mu gufasha kiliziya kubikora, mu kuba hafi abasaserdoti yabihaye Imana muri ubwo butumwa bwa buri munsi. Ikindi yabasabye ngo ni ukwirukana roho mbi, kwirukana roho mbi mu buryo bwinshi. Ahari ububasha bwazo ukashyira ububasha bw'Imana. Ahari hari roho mbi y'umwiryane ukahabiba urukundo n'ubwumvikane. Hari ukwikanyiza ukahashyira ubworoherane. Hari ukwikuza ukahashyira uguca bugufi. Aho roho mbi yari yarashyize ubwikunde bukabije ukahabiba ugusangira. Ahari hari amakimbirane ukirukana roho mbi y'amakimbirane uhabiba ubwumvikane buturuka kuri Yezu Kristo. Wabikora, wabishobora. Hanyuma rero ukanagira uruhare mu gusabira ba bandi barembejwe na roho mbi zigira n'ingaruka ku mitekerereze yabo yenda no ku mubiri wabo. Ariko kandi ahangaha tube maso. Hari abantu benshi batubeshya ko birukana roho mbi, birukana amashitani. Ububasha bwo kumenya ukuri bwahawe mbere na mbere intumwa n'abasimbura bazo. Igihe rero tutumvise ubushishozi bwabo, turitonde, kuko hari benshi muri iki gihe
babigize business. Hari abatugurisha amazi, abatugurisha amavuta, abatugurisha ububane ngo byirukana roho mbi. Jya ubanza ubaze aba12, ni ukuvuga intumwa b'episkopi n'ababafasha abasaserodoti, kugira ngo umenye niba uri mu murongo w'ukuri muri iyo nzira, utavaho ugwa mu ruzu rwita ikiziba, maze roho mbi ikagufata ahubwo ukakokama, cyane ko ishobora kwirukana iziri mu kiganza ariko ituye mu kuboko cyangwa mu mugongo. Ububasha rero buri mu isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi ni ubuhe? Yezu Kristo yahawe ububasha intumwa ze bwo gusiga abarwayi amavuta ngo bakire. Ni nabyo ibaruwa Yakobo ishimangira mu mutwe wa 5 ngo mwamwifitemo umurwayi se, nahamagaza abakuru ba kiliziya bamuvugiraho amasengesho bamaze kumusiga amavuta. Ntabwo ari abantu bose basiga amavuta. Muri iki gihe hari abantu benshi bihaye ubwo butumwa, sibyo ngo n'amavuta y'i Yerusalemu, nayavuye muri Senegal, nayavuye muri Turukiya, bakandikaho agapapuro ngo holy oil. Ntabwo ari byo. Uko amavuta matagatifu aboneka turabizi twese. Ku munsi wa 4 mutagatifu, umwepiskopi akikijwe n'abasaserodoti, aho umugisha amavuta y'abarwayi, arema amavuta ya kirisima, aho umugisha amavuta y'abigishwa. Twese turabizi. Abiyanda aho ava ntabwo ari byo. Nashaka aba yaravuye i Yerusalemu, nashaka aba yaravuye i Roma, sibyo. Nyabuneka kandi abafite abasiga amavuta y'abarwayi ni abasaserodoti. Muri uko gusigwa kw'abarwayi rero hakabamo ingabire nyinshi. Umukristo urwaye yunga umwe na kiliziya mu mibabaro ye, yunga umwe na Kristo wababaye cyane, aronka imbabazi z'ibyaha, kandi Yezu Kristo abonye ari ngombwa amukiza no ku mubiri. Dushimira Imana rero ishaka kudukiza, kandi tuyigirire icyizere mu butumwa duha, maze amahoro yayo arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yezu.